Iyi si nyibereyemo iki? Ubuzima bwo kurundanya ibintu ni ubuzima bupfuye. Ni igishyitsi cyumye, ubuzima buyobowe n'Imana ni nk'igiti gitoshye. Imigani, igice cya 11, umurongo wa 28. Hahirwa abantu bizera Uwiteka, kuko bazahanwa n'igiti cyatewe ku nkombe y'umugezi, bigashorera imizi mu mazi. Bene ibyo biti ntibizahangayikishwa n'icyokere cyangwa n'amezi menshi y'amapfa. Ibibabi byabyo bizahora bitoshye, bizahora byera imbuto zabyo ziryoshye. Yeremiya, igice cya 17, umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Umunsi wa 5. Kubona ubuzima uko Imana ibubona. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Yakobo, ibice 4, umurongo wa 14b. Ntabwo tubona ibintu nk'uko biri, tubibona nk'uko turi. Uburyo ubona ubuzima bwawe nicyo giha isura ubuzima bwawe. Uko ufata ubuzima nibyo bizaha icyerekezo imibereho yawe. Uko ubona ibintu nibyo bizahindura uburyo ukoresha igihe, uburyo ukoresha umutungo, uburyo ukoresha impano zawe, ndetse n'agaciro uha imibanire yawe n'abandi. Nushaka kumva neza abandi, ujye ubabaza uti, ubona ute ubuzima bwawe? Uzatangara ubonye ibisubizo bitandukanye bingana n'umubare w'abantu wabajije. Hariho abambwiye ngo babona ubuzima ari nk'ikin'amayobera maje. Abandi barambwiye ngo babubona nk'inzira irimo za mine ziguturikana aho ukandagiye hose. Abandi babubona nk'imodoka igenda idahagarara. Abandi ngo ni amayobera. Abandi ngo ni nk'indirimbo nziza, urugendo cyangwa imbyino. Hari abantu bavuze ngo ubuzima ni nk'urwego, rimwe ukaba uri hejuru, ubundi ukaba uri hasi, ndetse ubundi ugasanga uzenguruka usa n'ubyina muzunga. Abandi baravuze ngo ubuzima ni nk'igare ryo gusiganwa, rifite vitensi 10 ariko tudakoresha. Abandi ngo ubuzima ni nk'umukino w'amakarita, ukinisha ikarita baguhaye, nta kindi wabihinduraho. Nkubajije ngo umpe ishusho y'uko ubona ubuzima, ni iki gishushanyo cyahita kiza mu mutwe wawe? Icyo gishushanyo nicyo kigereranyo cyawe cy'ubuzima. Uku niko ubona ubuzima, waba ubitekereza cyangwa utabitekereza. Uku niko utekereza ko ubuzima buteye, kandi nicyo kigaragaza icyo ubutegerejeho. Abantu kenshi berekana uko babona ubuzima mu buryo batoranya imyambaro bambara, imikufi n'indi mirimbo bambara, imodoka bagendamo, uburyo basokoza umusatsi, ibishushanyo bamanika, ndetse bamwe babigaragariza mu bishushanyo bishyira ku mubiri. Iyo shusho y'ubuzima kenshi udatekerezaho niyo igenga imibereho yawe kuruta uko ubitekereza. Niyo igena ibyo utegereza ku buzima, ibyo uha agaciro, abo mushyikirana, intego zawe, ndetse n'ibyo ushyira imbere. Urugero, niba wumva ubuzima ari ibirori, icyo uzaha agaciro kuruta ibindi mu buzima ni ukwidagadura. Niba ubona ubuzima nko gusiganwa, uzashyira imbere kwihuta, kandi inshuro nyinshi ibyo uzakora byose uzaba uri mu muvuduko. Niba ubona ubuzima nk'isiganwa rya marato, kilometero 42, uzaha agaciro kwihangana. Niba ubona ubuzima nk'urugamba cyangwa kurushanwa, uzaha agaciro kanini guhora uri uwa mbere. Ubona ute ubuzima? Ushobora kuba warubatse ubuzima bwawe ku gishushanyo kitari cyo. Kugira ngo ushobore gusohoza imigambi y'Imana yakuremeye, bizagusaba kwigobotora imitekerereze isanzwe, uyisimbuze ibishushanyo by'ubuzima dusanga muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo mwe kwishushanya n'imikorere y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ibahindure mu mitima kubwo guhinduka mu bitekerezo. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka.
Bibiliya iduha ibishushanyo bitatu bitwereka uburyo Imana ibona ubuzima. Ubuzima ni geragezwa, ubuzima ni indagizo, ubuzima ni igihe dufashe ku murimo. Ibi bitekerezo niryo shingiro ry'ubuzima bufite intego. Turareba bibiri bya mbere muri iki gice, icya gatatu turakibandaho mu gice gikurikiye. Ubuzima hano ku isi ni igeragezwa. Iki gishushanyo cy'ubuzima kigaragara henshi mu nkuru zo muri Bibiliya. Tubona Imana igerageza imico y'abantu, igerageza kwizera kwabo, kumvira kwabo, urukundo rwabo, ubunyangamugayo n'ubudahemuka, amagambo, ibigeragezo, ibishuko, gutunganywa, gupimwa n'andi avuga nk'ayo agaruka inshuro zirenga 200 muri Bibiliya. Imana yagerageje Aburahamu imusaba kuyitambira umuhungu we Isaka. Imana yagerageje Yakobo igihe yagombaga gutendera Rasheli indi myaka 7 ngo ashobore kumuhabwa nk'umugore we. Adamu na Eva batsinzwe ikizamine mu murima wa Edeni. Dawidi inshuro nyinshi yatsinzwe amageragezwa Imana yamuhaye. Ariko Bibiliya iduha n'izindi ngero nyinshi z'abantu batsinze amageragezo akomeye nka Yosefu, Rusi, Esiteri na Daniyeli. Imico n'imyitwarire myiza bikomezwa kandi bikagaragarira mu bigeragezo. Niyo mpamvu ubuzima bwuzuyemo ibigeragezo. Buri munota w'ubuzima bwawe uba urimo kugeragezwa. Imana iteka iba irimo kwitegereza uburyo witwara imbere y'abantu, uburyo witwara mu bibazo, uburyo witwara iyo wagize amahirwe, iyo uri mu makimbirane, mu burwayi, iyo byose bitagenze uko wabitekerezaga, ndetse n'iyo imvura cyangwa izuba byabaye byinshi. Imana ibona n'utuntu duto nk'iyo ukinguriye abandi urugi, iyo uteruye akantu k'umwanda katakayaho unyura, cyangwa iyo ugaragaje ikinyabupfura ku mukozi woroheje nk'uzana inzandiko cyangwa uhereza muri za resitora. Ntabwo dushobora kumenya bitari byaba ibizamine byose Imana izaduha, ariko hari bimwe dushobora guteganya dushingiye kuri Bibiliya. Uzageragezwa n'ibintu bihinduka, amasezerano adasohoza vuba nk'uko wibwiraga, ibibazo bigaragara nk'ibidafite umuti, amasengesho wasenze agasa n'adasubizwa, abantu bakuvuga nabi kandi urengana, ndetse n'ibyago bidafite impamvu. Mu buzima bwanjye nabonye uko Imana igerageza kwizera kwanjye ikoresheje ibibazo. Ipima ibyiringiro byanjye, igenzura uko nkoresha ubutunzi yampaye, ikagerageza urukundo rwanjye iciye mu bantu. Kimwe mu bizamine bikomeye ni uburyo witwara iyo udashobora kumva uri kumwe n'Imana mu buzima bwawe. Hari ubwo Imana imera nk'iyihishe, wayishaka ukumva isa n'iri kure yawe. Umwami witwa Hezekiya yanyuze muri icyo kigeragezo. Bibiliya iravuga ngo Imana yamuretse imugerageza kugira ngo imenye ibyari mu mitima we byose. Hezekiya yari yaragendanye n'Imana, ariko bigeze mu gihe byose byagendaga neza, Imana iramwitarura ngo igerageze kamere ye, kugira ngo ihishure intege nke ze, bityo ashobore gutegurirwa gukora imirimo ikomeye kurutaho. Iyo umaze kumva neza ko ubuzima ari igeragezwa, usobanukirwa ko nta kintu na kimwe cyiza mu buzima bwawe kidafite impamvu. Buri kantu kose kaza mu buzima bwawe ni akagaragara ari ubusa gafite umumaro mu guhindura kamere yawe. Buri munsi nimba umunsi ukomeye, buri dakika ni uburyo Imana ibiguhaye bwo gukura mu mico, kugaragaza urukundo cyangwa kwishikiriza ku Mana. Ibigeragezo bimwe na bimwe bigaragara birenze ibyo twakwihanganira, ibindi hari n'ubwo tubicamo ntitubimenye, ariko uko byaba bingana kose bifite agaciro ku buzima bw'iteka.
inkuru nziza ngufitiye ni uko Imana yifuza ko utsinda ibyo bigeragezo by'ubuzima. Niyo mpamvu itajya yemera ko ibigeragezo uhura nabyo byarusha imbaraga ubuntu iguha ngo ushobore guhangana nabyo. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira ko mugeragezwa ibiruta ibyo mwashobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Iyo utsinze ikigeragezo, Imana irabibona, igatangira gukora ingamba zo kuzakugororera mu ijuru. Yakobo yaranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ubuzima ku isi ni indagizo. Icyo ni ikigereranyo cya kabiri Bibiliya ikoresha ivuga ubuzima. Igihe tumara hano ku isi, imbaraga zacu, ubwenge, amahirwe, inshuti zacu n'ubutunzi, byose ni impano Imana yaduhaye ngo tuyibikire kandi tuyicungire. Turi ibisonga by'iby'Imana iduha byose. Kumva neza uyu murimo w'ubusonga bitangirana no gusobanukirwa ko ibintu byose n'abantu bose tubona mu isi ari umutungo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Nta kintu na kimwe kiba ari icyacu mu gihe gito tumara ku isi. Imana iba yadutije isi mu gihe tukiri hano. Uvuka wayisanze aho ari umutungo w'Imana, kandi Imana izayitiza undi numara kuyivamo. Uba wahawe agahe gato ko kuyinezererwa. Ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva, yabashinze kurinda ibyo yari yararemye kandi ibagirira abacungamutungo bayo. Bibiliya iravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware. Umurimo wa mbere Imana yahaye abantu kwari ugucunga no kwita ku bintu by'Imana ku isi. Ntabwo uwo murimo Imana yigeze iwubambura. Biracyari mu nshingano zacu n'uyu munsi. Buri kintu cyose kitunezeza twagombye kukireba nk'indagizo Imana yashyize mu ntoki zacu. Bibiliya iravuga ngo icyo mufite mutahawe ni iki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abatagihawe? Mu myaka yashize abantu b'inshuti zacu bigeze kudutiza inzu yabo muri Hawaii, ahantu hareba ku mazi y'inyanja, ngo tuharuhukire n'umufasha wanjye. Byari umugisha tutashoboraga kugeraho kubw'umutungo wacu. Niyo mpamvu twabinezerewe twivuye inyuma. Bari batubwiye bati muyikoreshe nk'aho ari iwanyu. Natwe aba ariko tubikora. Icyo gihe twamazeyo twoga muri pisine yabo, tukarya ibiryo basize muri firigo, twihanaguza ibitambaro by'amazi byabo, tukarira ku masahani yabo, ndetse tukajya twicunda ku buriri bwabo ngo twumve uko bunepa. Ariko ibyo twakoraga byose twabaga tuzirikana ko atari ibyacu by'ukuri. Buri kintu tukacyitaho mu buryo bwihariye. Twagize umugisha wo kunezererwa imigisha yose y'iyo nzu nubwo atari iyacu. Twamenyereye umuco uvuga ngo ubwo atari icyawe ntiwivune ucyitaho. Ariko abakristo twahamagariwe kugira imyitwarire isumbiyo ishingiye kuri iyi mvugo ngo ubwo Imana ariyo nyirabyo, ngomba kubyitaho mbyitwararitse uko nshoboye kose. Bibiliya iravuga ngo ababikijwe ibintu by'igiciro bagomba kugaragaza ko ari abiringirwa, badafite icyo cyizere bagiriwe, badatatira icyo cyizere bagiriwe.
Yesu yakunze kugereranya ubuzima n'indagizo, kandi yaciye imigani myinshi isobanura iyo nshingano Imana yaduhaye. Muri wa mugani w'amataranto avuga inkuru y'umuntu w'umucuruzi wasigiye abagaragu be umutungo bawiteho igihe yari mu rugendo. Agarutse yagenzuranye na buri mugaragu uburyo yasohoje inshingano ze, kandi abagororera akurikije umurava bagaragaje. Nyir'ibintu aravuga ngo, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Nurangiza ubuzima bwawe hano ku isi, uzagenzurwa kandi uhembwe hakurikijwe uburyo uzaba warakoresheje ibyo Imana yakubikije. Ibyo ni ukuvuga ko buri kintu cyose ukora, n'iyo twaba ari uturimo duto twa buri munsi, gifite agaciro kanini mu buzima bw'iteka. Nukoresha buri kintu nk'indagizo, hari ibihembo bitatu Imana izasezeranya mu buzima bw'iteka. Icya mbere, uzabona ishimwe ry'Imana ikubwira iti, nuko wakoze neza. Icya kabiri, uzazamurwa mu ntera, uhabwa inshingano zisumbaho mu buzima bw'iteka, nzakwegurira byinshi. Icya gatatu, bazaguha icyubahiro cyo gukorera ibirori, injira mu munezero wa shobuja. Abantu benshi ntibajya babona ko umutungo ari ikigeragezo, kandi akaba ikibitsanyo cy'Imana. Imana ikoresha ubutunzi ngo itwigishe kuyizera, kandi ku bantu benshi ubutunzi nicyo kigeragezo kiruta ibindi. Imana ihora yitegereza uko dukoresha umutungo ngo irebe ikigero tugezeho cyo kuba abiringirwa. Bibiliya iravuga ngo, niba mutarakiranutse mu butunzi bw'isi, ninde uzababitsa ubutunzi nyakuri bw'ijuru? Iryo ni ihame rikomeye cyane. Imana yivugira ko hari ihuriro hagati y'uburyo dukoresha amafaranga n'ikigero cy'ubugingo bwanjye bwo mu mwuka. Uburyo ncunga amafaranga, ubutunzi bw'isi, nibyo biha Imana icyizere cyo kumbitsa imigisha yo mu mwuka, ubutunzi bw'ijuru. Reka nkubaze, uburyo ukoresha amafaranga ntibwaba bubuza Imana gukora byinshi mu buzima bwawe? Ese ushobora kuba umwiringirwa ubikijwe ubutunzi bwo mu mwuka? Yesu yaravuze ngo, uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe uzarushaho kwakwa byinshi. Ubuzima ni ikizamine, ariko ni ikibitsanyo, kandi uko Imana irushaho kuguha byinshi, niko igutegerezaho kurushaho kuba inyangamugayo. Umunsi wa gatanu, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana, ubuzima ni igenzurwa kandi n'indagizo. Umurongo wo gufata mu mutwe, niba udakiranuka mu byoroheje, ntuzashobora gukiranuka mu bikomeye. Luka igice cya 16 umurongo wa 10. Ikibazo cyo gutekerezaho, ni iki cyaba cyarambayeho muri iyi minsi ubu nsobanukiwe ko ari Imana yakingeragereshaga? Ni ibihe bintu by'agaciro Imana yaba yarambikije?